urakoze rero mugenzi wacu Fabian Mwita kwa makuru umugani wawe yamaze kutugezaho. Ubu rero bimaze kuba saa 2:58 twanye tutangira hakegaro cya twabwiye mu kanya ikiganiro kiri bwibande ku bintu byabaye mu Rwanda hagati y'imyaka guhera mu myaka za 80 muzamira na rimwe kuzamuka kugeza ndetse muri no minsi kuri hano atabyemeza ko ibintu bigiye kibaho ibintu byitwa amabonekerwa. Amabonekerwa ni ikiganiro tushaka kugira ngo tuganire rwose nidusanga ndetse umwanya cyubanye mugufi ya tuzayikora mu cyaka bibiri kugira ngo tubive muzi tuzamuke na tubisobanure turebe amavu n'amavuko ya amabonekerwa. Ese byagenze gute? Se ni bande babonekewe? Ese ni bande bababonekeye? Bavuga Bikira Mariya, bavuga Yezu, bavuga Imana, bavuga ibintu byinshi cyane ku buryo kugira ngo turebere hamwe tumenye ko mu by'ukuri uko ibintu byari byifashe muri karere kacu mu Rwanda rwacu n'ubwo byabereye. Rero turebe kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ku bintu bihagaze muri makeya ku buryo umuntu uri kino kiganiro abazi neza ukuri kubyerekeranye n'aya mabonekerwa akunze kuvugwaho na benshi. Kugira ngo tubiganireho nabatumiriye umuntu ubizi neza kuko abikurikiranira hafi cyane akaba afite amakuru menshi ntekereza ko ari butugezeho. Uwo nta wundi ni bwana Karisenga tugiye kuganira. Ndumva no bwa mbere agiye kujya kuri Radio URUMURI. Nagira ngo rwose muri kazi kuri Radio URUMURI kandi musuhuze. Ni urakomeye bwana Karisenga, urana Imana, urakomeye? Uraho bwana Celestin. Mukomere rwose. Turumvikana rwose nta kibazo. Nagira ngo rero tubone nyine kano kanya kugira rwose ufate umwanya wibwire abumva Radio URUMURI kano kanya cyane ko ari numva rero bwa mbere ugiye kwivugiraho. Noneho nibamara kumenya wari wo tugiye kuganira tangiye ganiro cyacu wenda ariko ubibwire unababwira ku buryo bw'umwihariko aho ugiye uhurira n'ingingo tugiye kuganira yerekeranye n'amabonekerwa mu Rwanda. Umwanya no wawe. Murakoze. Ariko mbere yo kugira ngo tutangire ikiganiro ubwo tugiye kuvuga ibintu by'Imana reka tuvuge agasengesho gatoya. Ndabyemeranya rwose izina ry'Imana mutagatifu. Amen. Amen. Turagushimira Nyagasani wowe utanze aka kanya kugira ngo tuganire ibyiza biguturukaho. Turaguhereza abo tugiye kuganira, abatwumva n'abazatwumva, bizagirira akamaro abantu bose kuri iyi si, cyane cyane iwacu mu Rwanda. Tubigusabye mu izina ry'umwana wawe umwami wacu Yezu Kristu. Amen. 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 Mutangiye mumbaza muti ivuge. Nibyo koko nitwa Nsengimana Calixte. Umugabo w'imyaka 55. Amabonekerwa agitangira muri 81 icyo gihe nari umwana mutoya utangiye mu wa mbere niga mu seminari ntoya y'Ibutare. Twabyumvaga gutyo by'amabonekerwa ariko bakajya batubuza ibyo bintu kubijyamo mu gihe Kiliziya itari yagira ikibivugaho. Nyuma ubwo mparangije nagiye gukora i Kigali muri Minisiteri y'Ubuzima, nkajya nsoma ibitabo, nkajya nyarukira Kibeho. Nyuma muri 90 nsubira kujya kwiga, nkakomeza gusoma ibintu, nongera bya bintu by'ikibeho guhurira nabyo hano i Buruseli mu Bubiligi mu mwaka w'2000. Icyo gihe nakurikiye kuva icyo gihe kugera ubu ngubu bashize imyaka 22 ni Nyiramukiza Valentine. Nkurikije ko nakwivuga naho mpuriye n'ibyo ngiye kubabwira, ndumva araho nagarukiriza. Amabonekerwa y'Ikibeho rero bavuga ngiye kubabwira yatangiye ku itariki 28 z'ukwa 11 muri 1981. N'umwana w'umukobwa abonekewe bwa mbere
ariko abibuka amateka y'u Rwanda muri za 79 ahagana muri za 80 haje kwaduka ibintu mu Rwanda hose bamenaga amashusho. Ibyo bintu byaragahomamunwa mu gihugu cyarimo abakristo benshi barenga 80%. Muri 81 rero Bikira Mariya azi Kibeho, abonekera umwana wa mbere witwa Alphonsine mu Mureke. Ubu ngubu akaba ari umubikira aba mu Butaliyani. Ariko bwana Karikisi, mbere yuko dukomeza nibyo rwose uvuga nibyo kagatuma tugende itaba hari akantu komajeho numva kanyibukije ibintu bikomeye. Ayo mashusho Bikira Mariya bagiye bamena ahantu henshi muri iyo myaka, koko byavuzwe ko ngo bavuga bashakamo imitungo runaka, ngo harimo amadiyama, ngo harimo iki, ndetse hari n'ibintu byiza kwaduka bindi byo gucukura ibintu no gutaburura ibyaza nk'ara amabone yasingwa atanga n'Abadage, bavuga nyine ko bashaka kuzanyuza iriya gari ya moshi bavuga ngo izava i Cairo mu Misiri ikazajya Cap muri Afurika y'Epfo. Ugasanga ibyo bintu byaragiye kuko bikorwa muri myaka za 80 ariko hakazamo na cya kintu kiza kwaduka nanone muri iyo myaka cyo cyangwa gutera za gatarina, abantu cy'umutekano muke mu ngo z'abantu, abantu bateraga abandi mu ngo z'abantu. Noneho usanga bihuzwa na n'ikintu cyarimo cyaje kuvugwa nyuma, cyaje gusa nk'aho ari kudeta ngo ari imitegurwa, ari nabwo bitwa barizinde bari n'abari bakanyarengwe bagize ibyo nta bihuriye nibyo byose. Nagiye gutubwire kuko ese kumera amashusho ya Bikira Mariya ni ko batumeza noneho yizira mu Rwanda cyangwa ntaho bihuriye? Iyo urebye mu myaka yakurikiyeho nyine guhera muri 81 amabonekerwa atangiye, ukareba n'icyo kintu cyari titangiye kwinjira mu Rwanda kitigeze kihaba, niho umuntu araheramo akavuga ati burya iyo umwanzi shitani yageze ahantu ntacyo asiga. Abamenaga ayo mashusho baga bakurikiranyemo ubutunzi, ubukire, ariko ntacyo basanzemo. N'ubugizi bwa nabi nk'ubundi bwose, nk'uko tuza kureba uko byaje gukurikira mu myaka yakurikiyeho. Sinzi nabo niba aho ngaho nabangushubije nawe kubyerekeye bya kudeta. Ndumva nta hantu byigize bivugwa mu mabonekerwa y'ikibeho nk'uko tuza kubibona mu bihe biza gukurikirana ko ibintu byagiye biba, usanga ko Bikira Mariya yagiye abigaruka bivuga. Ariko n'umwanzi yatangiye atuma abantu bifuza ari ubwo butegetsi, ari ubwo bukire. Umwanzi ntacyo asiga. Reka rero mureka utangiye gutekereza uko amabonekerwa yatangiye, hanyuma dukomeze ijambo ni ryawe. Uwo mwana Alphonsine mu Mureke niwe wa mbere wumvikira. Ubu ngubu ntabwo byatinze rwose, mu gihe gito ko yatangiye muri 81 umwaka hafi ugiye kurangira ku itariki 28 z'ukwa 11. Umwana wa kabiri wakurikiyeho na Nataliya Mukamazimpaka, we yatangiye mu kwa mbere muri 82 ku itariki ya 12. Uwo Nataliya niwe mubona uri Kibeho hariyo. Kuba ari Kibeho si gusa, si ibintu bitekerereje, ahubwo nuko mu gihe cy'amabonekerwa ye hari aho Bikira Mariya yageze akamubwira ati wowe ni wowe uzasigara ku rugo. Ibyo turaza kwibona nyuma. Wa gatatu ni umwana witwa Mukangango Mariya Karara. Umwana akaba yari umuntu bagiraga amahane, banarwanye n'ibyo babonekerwa, ahubwo abo bana bagenzi be bari bari kumwe babonekerwaga. Nawe byaramushyikiye. We bitangira ku itariki ya 2 z'ukwa 3 muri 82. Ni nyuma y'amezi 2 wa kabiri abonekewe. Uyu niwe uzwi Ikibeho mu mabonekerwa ya Kibeho, niwe Bikira Mariya yigishije ishapure y'ububabare 7. Ni nayo ivugwa ubu cyane mu Rwanda, nubwo yigeze kuhaba
ariko yari yayibagiranye barayibyutsa, ndetse no ku isi yose ubu ngubu barayivuga muri kiliziya hose. Uyu mwana akaba atakiriho, akaba yarapfuye muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Uwa kane wakurikiyeho ni Nyiramukiza Valentina uyu uvugwa muri iki gihe. We yatangiye kubonekerwa ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu muri 1982 kugeza ubu. Bariya bagenzi be batatu bari imbere bose bagiye basezererwa, kuko nka Rufonsina mu Mureke yasezerewe ku itariki ya 28 z'ukwa 11 muri 1989. Byari bimaze hafi imyaka 8 abonekerwa. Uriya wa kabiri Anatariya we abonekerwa hafi umwaka umwe, ko yasezerewe ku itariki ya 3 z'ukwa 12 muri 1983. We by'umwihariko byavuzwe ku mugaragaro, ndetse n'ibitabo bibyemeza, abantu babyemeza, abapadiri kandi babikurikiranye. Ngira ngo uzi umupadiri yitwaga Munderere, yitwaga Mendro, Gabriel Mendro, ni umuntu wahabereye ubupadiri mu Rwanda. Yari umunyamahanga, ari umusirikare ngo muri za Algeria, ariko azigira ku mpambagarwo aza mu Rwanda, yiga mu seminari nkuru mu Rwanda, aza kuba padiri mu Rwanda. Ikinyarwanda kizi neza. Aya mabonekerwa rero yabaye afite amaze imyaka 14 mu Rwanda. Ikinyarwanda arakizi neza ko yinjiye mu muco nyarwanda, arabimenya neza. Uyu rero Nyiramukiza wa kane uvugwa we ikibeho, icyo gihe Bikira Mariya bamubonekeraga na Yezu, bamwise ngo uzaba bucura, uzaba umuhererezi. Ayo magambo nkuko nabivuze kuwa kabiri kuri Nataliya bavuze ngo uzasigara ku rugo. Ibyo bintu turaza kwibona ko byabaherekeje n'ubu ngubu benshi batabizi aho bituka, ababona abantu babubaha naho hose bituka, nuko bibuka ibyavuzwe. Wa gatanu wabonekewe ni Mukamurenzi Stefania, nawe yabonekewe muri 1982. Wa gatandatu wakurikiyeho ni Emmanuel Segatashya. Uwo iyo umuvuze nta muntu utamuzi mu Rwanda, nta muntu utamuzi mu karere. Umuntu wari umushumba, utazi gusoma no kwandika, nkuko Padiri Mendro wabakurikiranye umunota ku munota abivuga nabyandika. Mu mwaka hatashize n'amezi 6, umuntu utarigeze ugera mu ishuri na rimwe yahise amenya gusoma no kwandika. Umuntu atangira gusobanura amahame ya kiliziya. Umuntu atangira kugenda atumwa hirya no hino mu bihugu, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, avuga indimi zabo. Ibyo bintu byatangaje abantu, n'ubu ngubu bakibaza ibintu byinshi. Wa karindwi habonekerewe ni Kamagaju Agnes. Uyu mwana ari mu Rwanda, nawe yahabonekerewe bwa mbere muri 1982, ndetse uyu nawe avugwaho ko yabonekewe na Yezu. Segatashya na Nyiramukiza na Nataliya. Icyo nibagiye kuvuga kuri Segatashya nuko Segatashya yapfuye nawe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, ariko abo bose ntabuze urupfu rwabo nuko byagenze kugeza ubu. Uwa munani wahabonekerewe ni Salima Vestina. Uyu ni umuyisilamukazi, mu babyeyi b'abayisilamu, ariko uburyo Imana kwitoranya uko ishatse. Yaje kuba mu gatorika nawe arabonekerwa. Uwa 9 ni uwitwa Yankurije. Uyu Salima nawe ashobora kuba arapfuye, nta makuru ye kugeza ubu ngubu mu bitabo nasomye, mu bushakashatsi nakoze ntawe nigeze mubona akanunu ke ko akiho cyangwa yapfuye. Uwa 9 ni uwitwa Yankurije Elizabeth. Uyu wari mu Rwanda,
yagize n'utubazo two kurwara gakeya ariko arahari, arabugaragara n'amaso abantu baramubona. Nawe yabonekewe muri za 82. Uwa 10 ni uwitwa Yosefa Mukamana, nawe ari i Kigali, ari mu Rwanda, nawe yabonekewe guhera muri 82. Hari n'undi nashoboye kubona witwa Mukantabana Bernadette, uyu nawe yayitabye Imana kera na mbere ahubwo, nawe yabonekewe urebye guhera muri 83. Urebye mu bitabo nashoboye gusoma ari ibi bya Mindro, ari izindi nyandiko z'abihaye Imana bagiye bandika, aba nibo nashoboye kubona. Muri make ku bana babonekewe i Kibeho bavuga ko ari abo mu bazwi mu bitabo bandika. Ndabona hanga rwose tubwiye utuhaye liste y'abantu 12 babonekewe, muri bo harimo 3 bitabye Imana ibahe uruko kandi rwose bakire mu bayo. Ariko twe tumenyereye kumva nk'abantu nyine tuba tutabikwikenera hafi cyane tubyegereye, tumenyereye kumva gusa hafi bari 3 ba mbere gusa, nukuvuga uriya Alphonsine mu Mureke, uriya na Natalia hamwe na uriya Mabonekerwa mukango witabye Imana nawe muri Jenoside kuri Abatutsi. Ariko basigaye bandi bose nta kintu tubumva, wenda wo twumva muri kano kanya ko cyane cyane nabo kandi byumvwa n'umuntu ubikurikirana hafi y'ujanye no kubyenteresaho, n'uyu nguyu Valentina Mukamukiza nawe uri hano Buruseli mu Birigi, n'umuntu yayumva nawe kandi murakamumva ibintu bitandukanye, wenda turaganaho mu kanya. Ari abandi bose wenda takondiza undi twumva ngo tuje cyane rwose Gusa Gatashya Emmanuel rwose yarumvikanye cyane, aramenyekana cyane. Wenda turagenda taho tubwira buri muntu ubutumwa yagiye ahabwa n'itugeraho, twazavuze ko niyo tubaye guhera d'abord ku aya anakuta historique, ni kuvuga uko byatangiye nuko byakomeje nuko byagenze, nyuma urazwe tutekereza tubwire none ubutumwa baduha nubuhe bameze gute, nabyo tukugeraho mu ganya. Ariko rwose ubibona mute ko muri kuri abo turimo twumva ari bari batatu cyane, kuko nabo Kiliziya yemeye mu by'ukuri, Gatorika yemeye ko babonekeye mu by'ukuri. Ese abandi bo Kiliziya yemeje iki? Yemeje ko bari abatekamutwe, yemeje ko babeshya batabonekewe. Ese bari abandi ko batababwiza banavugwa cyane, bo ubiziho iki Bwana Calixte? Iki kibazo ni ikibazo ahubwo ni naho ryo pfundo urebye ikibazo cy'amabonekerwa Kibeho. Wenda uzaramba zabibona cyangwa zabimenya, ariko mu myemerereze ya Kiliziya ku bana 3 babonekewe bavugwa Kibeho, ibyo nta bubihakana rwose bariho. Ariko hari ikintu umuntu yatekerezaho kandi na Musenyeri wa Diocese ya Gikongoro asigaye avuga. Ndumva hari n'inyandiko yasohotse mu gihe azanamo ijambo ngo abana 8. Ibyo ni ibintu bishya avuze ejo ubundi ukurikiye iyi Diocese ya Gikongoro ivutse ejo bundi mu mahagana muri za 92. Mbere yose Diocese ya Butare yafataga navuga icyahoze ari prefecture ya Butare ikashyiraho na Gikongoro, yose yitwaga Diocese ya Butare iyoborwa na Musenyeri Gahamanyi Yohani Batista. Gahamanyi rero urebye niwe muntu watangiranye n'icyitwa amabonekerwa, kuko yakibanye imyaka 12, hafi imyaka 11 hafi 12. Uyu Gahamanyi rero ahagana muri 97 i Roma yahasoreye itangazo. Muri iryo tangazo agita testament lumineux, asohora iryo tangazo avuga ati rigisa nk'irimurikira abantu ku mabonekerwa y'Kibeho. Gahamanyi avuga we ko yemera abana 8 babonekewe. Itangazo muzasanga niyo mwaje kuri Google mugashyiramo Kibeho testament lumineux de l'évêque du Rwanda,
murabibonamo hari ahantu mugera mukasanga avuga ati nemera ko abana 8 babonekewe. Nyuma yaho, nyuma y'imyaka 3 muri mwaka wa 2001 Musenyeri Misago wa diocese ya Gikongoro aza kutangaza ko habonekewe abana 3. Abo bandi aho bagiye 5 ntawe ubizi, ntawe muzi ko byagenze. Gusa icyo kibazo ndumva hari umugabo uri nahangaha mu Bufaransa, Dr. Sibomana Fideli, niwe abantu bakunze kumubaza ari conference nagiye mu nyinshi cyane, bamubaza kubyerekana muri cyo Kibeho mbere yabivuga gukundi. Ariko nyuma yaho yaje guhindura ati ibyo sinabimenye uko byagenze, ariko avuga ko hari ibipapuro bamuzaniye ngo asinye. Muri make nta makuru mfiteho menshi avuga uko abantu baje gutoranwamo bavuye kuri 8 bakajya kuri 3, ariko nabyo reka tubyemere ko Kiliziya yagombye kubivuga gutyo no mu bushobozi bwayo. Gusa ahubwo mbaza uti nkuko wari wivuze uti se n'utwumva ba Nyiramukiza Valentina niwo twumva bungu, ahubwo biratukaye, ni abantu bagombye kwibaza. Nkuko nakubwiye aba bana bose nta numwe wabonekewe n'undi itariki imwe ku munsi wa mbere, bose bagiye bahabwa amatariki yose atandukanye bitandukanye. N'andi mabonekerwa yabayeho ku isi hose, abana babonekewe mu handi uzaribe za Fatima, yewe n'irurute ndumva bavuga ko hari abana babonekerwaga icyarimwe ku isaha imwe. Mu Rwanda by'agahebuzo aba bantu bose babonekewe nta numwe wigiraga huza n'undi saha, bashobora guhuza itariki, ariko buri wese agahabwa isaha ye, agahabwa n'ubutumwa bwe azageza ku bantu. Ni muri ubu rero, muri ubu buryo ubona aba Barufonsina mu Mureke niwe muntu wa mbere wavuze ibyerekeye ibyabaye mu Rwanda muri 1994. Niwe mwana beretse ibintu by'imivu y'amaraso, ibintu by'abantu batemana, abantu bicana. Abandi bakurikiyeho nabo bagisana nk'ababibwirwa, ariko urebye niwe wa mbere wabivuze. Aranarira, abantu barabyumva, abagiye Kibeho barabizi. Ibyo bintu rero ko imyaka yagiye isimburana, Bikira Mariya yari afite ubutumwa yabatumaga. Muri izo komisiyo, hari komisiyo baje gushyiraho zigomba kubakurikirana. Hari komisiyo teologike, bakabona komisiyo medikale. Abo bantu bari bafite ubutumwa bahabwa. Bivuga ngo Yezu na Bikira Mariya babonekeye Kibeho, barazaga bakabwira Abafonsina bati Fonsina rero tugufitiye ubutumwa ugomba kujyana kwa Musenyeri runaka mu ibanga, ubutumwa akabujyana akabushyitsayo. Ati ufite ubutumwa uzashyira umuntu runaka, akajyana akabushyitsayo. Muri aba bana nicyo kintu bakoze abantu benshi batamenye, ariko byaje kumenyekana nyuma. Ibi bintu nyuma ejobundi nyuma za 1994 ibiba byarabaye. Ahubwo umuntu yakibaza ati se ubutumwa bajyanaga aho ngaho bwavugaga iki? Ibyo rero ni ibanga kugeza ubu Kiliziya isa nkaho itigeze ishyira ahagaragara. Kubera iki? Ubwo hari impamvu. Kuko uzasanga nk'abana nk'abasegatashya hari ubutumwa babaga bukakaye, bubwira bihaye Imana, bubwira abategetsi bari icyo gihe, bababwira bati ibi bintu muhamagarira abakristu urukundo, mubabera urugero namwe ubwanyu, mubabera urugero. Utangiye niho ngira ngo tugere kandi nyine tugeze mu kiganiro, dutangire tugere kubwo butumwa. Twenda mu byerekeye gusesengura impamvu bamwe bemewe abandi batemewe, natwaza no kugarukaho nyuma. Ariko ndagira ngo nyine ko twamaze kuvuga ama historique tunyine uko byakurikiranye, uko byatanye, uko byagenze, n'ababonekewe n'abavuze ko babonekewe mu by'ukuri, ndetse n'abemewe n'abatemewe, uko twabiciye mu kanya. Ariko ndagira ngo tuye ubutumwa
buri wese agenda agatanga mu kanya wawe ukomozaho uvuga uriya wahawe nako weretswe nyumva ko nabyitangiye se nabwita ubutumwa najya kwerekwa ibyari kuzaba mu Rwanda kandi umutwe turi na kabiri nta kuntu rwose rero kurota ibintu byabaye imyaka 10 n'ingahe nyuma guhera imyaka 8 10 kugera ku 12 nyuma yaho yuko abivuga ni ikintu umuntu yavuga ko byabashoboye kuvenda ko bifite ishingiro ajya ngo ugire tubwira noneho niyo hari ubutumwa wabuzi bagiye batanga ngo base gatorika yatangaga ariko se hari abandi bagiye batanga bavuga ubutumwa bwihariye bafite rwose de message particulier mwagiye mumenya bwana Calixte cyane urumva ko aba bana Alphonsina sinigeze nganira nawe ngo musabe ambwire amakuru n'ibyo bamutumaga rimwe na rimwe usanga nta nubwo bakunda kubivuga ngo babyature ariko baragira gutya akagucinyiramo akakubwira ati nyamara naha byagenze gutya kwa kana ka byagenze gutya nk'uyu Valentina Nyiramukiza urebye aba batatu ba mbere babaye se nk'abavuga akantu kerekeranye n'ibyo bintu by'ubwicanyi bw'amaraso azameneka kandi ibyo byose bitewe n'urukundo ruke ruri mu bantu ntabwo Bikira Mariya na Yezu bigeze bajya muri za detaye ngo mwebwe bakanaka namwe bantu bumeze gutya cyangwa n'ikimoya babivugira muri rusange uwiyumva akiyumva uwihana akihana ibyo rero nk'aba Valentina Nyiramukiza bo bakoze akazi kanini cyane kuko bajyanye ubutumwa henshi mu bihaye Imana bajyanye ubutumwa henshi mu bategetsi mu bavuga rikijyana henshi ku buryo babibafatiyemo nabi bagafungwa bagakubitwa bakabatorture Habyarimana ubwe perezida ubwe bamuhaye ubutumwa Bikira Mariya yamutumyeho ariko asa nk'umuntu utabwitayeho ibyamubayeho ntabwo yavuga ko atarabizi yaba yarakiriho ngo bidusobanurire ariko umuryango we urabizi kuko baramubwiye yarabizi Musenyeri Nsenge yumva ariko mukanya utubwiye ko njye guca mu ijambo ariko igitekerezo ntukibagirwe nk'ubu turimo turareba ino foto ya Nyiramukiza niba ndeba neza ukareba ukuntu yameze nyine atumbiriye amaso areba hariya hejuru binuza nyine areba hejuru noneho tugiye mu kanya kwa igeze gushyiraho amakomisiyo atandukanye komisiyo teologike na komisiyo mbadiri medicale kuvuga y'abaganga ngo barebe basuzume barebe niba atari abantu wenda barimo kwigira ibintu barimo kwihangishaho mu by'ukuri nibuka ko bagiye bakora ibizamini bitandukanye rwose wabiduciramo make kugira ngo turebe hano twahera tuvuga tuti hari ko kuba bari abana ntago ari ibintu byabaga bihangishaho hashobore kuba hari imbaraga zituruka ahandi zari zirimo zibakoreramo wenda kuva turuka twaza twabireba nyuma ariko bigaragara ko batari nabihangishagaho abantu bize ibintu by'ubuganga ngira ngo baba babisobanukiwemo haba hari utuntu bagukoreraho ku mubiri ku buryo niyo waba wigize ute urababara ukasa nk'ukora ibimenyetso niyo waba uri muri koma hari ibyo bagukorera bikagaragaza ko utapfuye uri umuntu ukiri muzima hari urumva iyo bavuga komisiyo medicale nk'ibi ngibi bishobora kubaho ari ibintu by'uburwayi bwo mu mutwe umuntu akabona ibintu kandi ntacyo abona umuntu akumva ibintu kandi ntakivuga ibyo hari uburyo tekinike abaganga bakoresha kugira ngo ibyo bintu byose babivumbure noneho hari n'igihe byagiye biba rwose ho
Bikira Mariya agasezeranya nk'umwana, Alphonsine byamubayeho, Nataliya byamubayeho. Bikira Mariya yabajyanye kubereka mu ijuru purgatori n'umuriro, kandi bagana bibabwiye nabo bakabwira abihaye Imana babayoboraga ababikira bati tuzagenda, yambwiye ko yampaye randevu ko agiye kuzantembereza, muzabona ko ndi nk'umuntu wapfuye ariko ntihazagira umuntu, ntimuzirwe murira ngo napfuye cyangwa mube mwanshyinguye, oya jyewe nzagenda, muzategereze nzagaruka. Niko yambwiye. Ibyo bintu byabayeho kuri Alphonsine mu mureke, ibyo bintu byabayeho kuri Nataliya, bakagenda noneho bakaba bimeze nk'abantu bapfuye, banabakoraho neza n'ibizamini byo kwa muganga, bakabona abantu ntibumva, wamujomba nk'agashinge reka ntabwo, nyuma y'igihe akazagaruka ukabona arakangutse, arahagurutse, arigenza. Ku byerekeye n'ubuzima busanzwe, ni ugutwarwa buroho, ni ugutwarwa baga batwawe buroho, usa nk'aho mbega umubiri w'abantu wasigaye aho yawe yajyanwa ahandi, niko twabyita. Wabimenye n'ibyo ngibyo, n'ibyo ngibyo rwose. Nuko rero ubutumwa bagenda bahabwa, babona ko ariko nari ngiye yego no kubyerekeye, ndagira ngo ubwire ko aba bana bose, yaba ari Alphonsine, yaba ari ba Nataliya, yaba ari ba Segatashya, yaba ba Nyiramukiza n'abandi, bahabwaga igihe cyo gusiba. Umuntu akamara iminsi 10 atarya atanywa, abaganga baraho bamukurikira, abaforomokazi baraho bamukurikira, kandi umuntu ntapfe. Kandi ubundi ntabwo mu kiganga ntabwo ushobora kumara iminsi 3 utarya utanywa ntupfe, ntuzagaruke, bishoboka. Haba hari ibintu by'intungamubiri umubiri ukenera kugira ngo ukomeze umuntu abeho, ariko bamaraga iyo minsi, kandi na Dr Fideli yarabisobanuye, yavuga rwose ati twarumiwe. Aha nakubwira ko nka Nyiramukiza Valentine uyu n'ubu ngubu, usibye imyaka 2 ishize, ubundi amara iminsi 12 atarya atanywa. Uranabibona iyo urebye igihe atangiriye icyo gisibo cye, akazagiza icyo gisibo amaze iminsi 12. Ubundi biranazwi kuva kera yategekwaga kumara iminsi 12 atarya atanywa, guhera ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu kugera ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu. Ibyo ni ibintu nanjye ubwanjye nabonye imyaka myinshi, imyaka 17 nabibonye. Umuntu nkamubona ku munsi wa mbere, wazajya kumureba ku munsi wa nyuma ukabona guteye impuhwe. Ariko se aho ngaho wenda kwa Valentina umuntu yagibazaho, kuko watubwiye nyine ko bari byabagaho mu Rwanda, babaga nyine barimo kugenzurirwa ku buryo bwa hafi amasaha 24 kuri 24, bakurikiranwe n'ikipe nyine y'abaganga n'iki. Ariko se kubwa bya Vesine nanga se hari ikipe arimo kurikirana, cyangwa no kugira ikizere gusa akatubwira ko yasibye, yasibye? Muri ubwo buryo nyine nibyo twavugaga ko buriya Kiliziya ifite ibyayo wenda izabazwa, cyangwa se n'ibyo yagombye kumenya, ariko kubona ibyo bintu bibaho ntibashake kubikurikirana, kandi noneho bikashyirekezwa n'ubutumwa bugaragarira amaso n'isi biturutse kuri uwo muntu. Ibyo nabugize kukubwira nti uzaramba azabona byinshi. Wenda turaza kubigeraho nituza kuvuga ubutumwa, nkwereka ukuntu ibintu hari ibintu byinshi ubona byanatuma wenda batashaka no kubikurikirana. Ndumva kubyerekeye ibimenyetso wavugaga uti abo bana koko mu bantu wakitaho, ukavuga uti
ntibisanzwe. Aba ni babonekerwa, aba bantu barabonekerwa. Uti ni ibihe bimenyetso? Nibe nakubwiraga, hari nko kugenda batwabiroho, hari none igisibo ubwabyo. None ibyababagaho rero, ibyababagaho Kibeho, bagiye Kibeho, barabizi Kibeho, abantu benshi bagiyeyo, abakiriho nubwo atari benshi ariko abakiriho barabizi. Abantu benshi impamvu ubona n'ibintu by'amabonekerwa batabiha agaciro ka nyako, ntabwo babizi. Abantu benshi mubona bariho ni abantu batigeze bakurikira ibintu by'amabonekerwa, ahubwo babisamiye hejuru, yaba mu bihaye Imana baba no mu Kristo. Ariko abagiyeyo kuva kera nibo baza agaciro kabyo, nabo banabyumva kurusha abandi. Niba nkurikije uko yigeze kubimbwira, uti washakaga ubutumwa. Rero ku butumwa nyine ahubwo wenda bitangiye mu kanya, ubwo butumwa bwagiye abwira abantu ndagiye ageza ku bantu, ndetse ntabwo kanya nabyivugiye uti ugasanga ahubwo hari abaho kugira ngo babahe agaciro basa nk'aho batabwitayeho, cyangwa se ugasanga buteye ubwoba tout simplement, noneho aho kugira ngo umuntu ababugemo ahubwo bagahitamo kubwinyora, gusa nko kutabwitaho. Ubwo waduha nk'ingero zamwe n'ubwo butumwa. Reka tubitangire bwa mbere rwose. Mu ntangiriro Musenyeri Gahamanyi akibyakira ibyo bintu, yabonye ibintu bibaye muri diyoseze ye, abona abantu ngo barabonekerwa. Gahamanyi nawe yageze aho asa nk'ujijinganye, noneho asaba aba bana bari batangiye kubonekera, bavuga ati umva rero rwose ntabwo nagira icyo mbatwara, ariko ndagira ngo muzansabire uwo Bikira Mariya rwose ubabonekera azampa ikimenyetso. Abana barabyumvise, abwira Bikira Mariya bati uriya Musenyeri yatubwiye ko twagusaba ngo uzamuhe ikimenyetso kugira ngo yemere koko niba ari wowe. Ntibyatinze rero Musenyeri Gahamanyi ubwe bamuhaye ikimenyetso. Icyo kimenyetso kugeza n'ubu ngubu ntabwo kigeze kivugwa, nta nubwo neziriya komisiyo teologike n'izo medikale ntabwo zigeze zivuga icyo kimenyetso. Gusa icyo nibuka nuko Dr Fideli muri conference yakoresheje inaha barayimubajije, we avuga ko ubwabo izo komisiyo zateranye zibaza Musenyeri Gahamanyi ngo nababwire icyo kimenyetso, nacyo bagifate nk'aho bagomba kubyandika mu byabaye mu Mabonekerwa y'Kibeho. Gahamanyi yarababwiye ngo ntago ashobora kukibabwira ngo icyazi nuko icyo kimenyetso yakibonye, kandi Bikira Mariya mukunda. Nicyo kintu yabashurije, ndumva nibuka neza ko icyo kintu yavuze. Ubwo ni mu ntangiriro Musenyeri Gahamanyi abonye ikimenyetso, we yaremeye. Bizamutse rero ubwo undi muntu wavuga ko abonye ibimenyetso ariko bitinze gatoya, muri izo komisiyo teologike medikale. Komisiyo teologike yari igizwe n'abihaye Imana, wenda ndavugamo babiri kuko aribo baje kuba bakomeye muri Kiliziya. Harimo Musenyeri Misago ubwe, harimo na Musenyeri ubwe Janga Frederico. Aba ubwabo mu Mabonekerwa Kibeho, abana ndumva ari na Nyiramukiza Valentina niwe wabahaye ikintu bimeze nk'ikimenyetso. Musenyeri Misago na Rubwejanga ubwo uwo munsi bababwira ko bazaba abasenyeri. Ubwo byari bitari batari bari bakira bari muri Grand Seminaire. Ntibyatinze baza kuba abasenyeri, ariko muri cya gihe batari baza kuba abasenyeri hari amagambo bagiye babwirwa ubwabo. Musenyeri Misago ubwe baramubwiye nkuko bigaragara ati nudasenga uzapfa utamenya ukuri. Ibyo bintu yabibwiye ku itariki ya 15 z'ukwa munani 1989. Nudasenga uzapfa utamenya ukuri.
Musenyeri Rugejanga icyo gihe yari akiri professeur usanzwe, umupadiri usanzwe, nawe bamubwiye ibye bamurambiraho ibiganza. Ni Nyiramukiza Valentine uyu nguyu aramubwira ati n'ibyo washidikanyaga ndizera ko ubimenye. Ubwo afite ibyo yashidikanyaga, ubwo yarimeye. Musenyeri Rugejanga we ntiyapfuye, ari hano mu Bubiligi, nawe buriya wamwegereye wamenya ukuri, arabizi. Ibindi wenda wavuga by'ibimenyetso cyangwa se by'ubutumwa, niba twari ko twanabyita, Musenyeri Nsengiyumva uriya warasheveke, uriya Musenyeri bakimubwira ibintu by'amabonekerwa yabanje kurijinganya, kandi ndabikubwira mbibwira nabo twumva ko ibyo yabwiwe n'uwabimubwiye aracyariho. Yezu ubwe yageze aho amubwira ati ndakubwira ibi, ndakubereka ibintu ntimubyemere, ushobora kuzababara ati cyangwa ukanagwa woga. Burya hari ibintu bitavugwa. Musenyeri uriya arisheveke yikubise muri dushe, ka kantu kazamo ko icyo kintu bakimubwiye, nuko yagiye hariya by'ikibeho no gutanga uruhushya ku mugaragaro kugira ngo bajye kuhasengera. N'utwo ntabwo tuvugwa, kandi ababikoze barahari, ababimubwiye barahari. Wenda ushobora no gusanga yarabijyanye, ntabwo hari abantu nk'umwe cyangwa babiri yabibwiye, ariko abakristo nk'ibyo ntibabimenya. Ariko ibyo bintu byarabaye. Bya bindi twavugaga nakubwiraga Perezida Habyarimana ubwe, biriya byamubayeho bari babimubwiye, umuryango we urabizi. Uyu Valentine Nyiramukiza kuriya amanuye mu ndege kuri ayishwe cyane rwose, cyane rwose. Donc bari bamubwiye bizamubaho byanga bino gase, hanyuma bamubwiraga nyine ko ari ntakuka, cyangwa bamubwira ko ari cyo yakora kugira ngo bitamubaho. Baramubujije kugenda, naramubwira ati ibintu inama ugiye kujyamo oya ntuyigemo, nuramuka ugiyeyo ntabwo uzagaruka uri muzima unuzuye. Ushatse kugira ngo ubimenye wabaza umugore we ntahari se cyangwa n'abana be, bazakubwira ko ibyo bintu yabibwiwe. Abandi bantu kandi by'ukuri jye nabyibwiwe n'umwana unabizi cyangwa warijyanye n'ubutumwa. Bariya basenyeri baguye igakurazo, buri wese bamuhaye ubutumwa bwe ku giti cye, bamubwira ko batazata ingo zabo barimo, donc batazata za diyoseze zabo, ko bagomba kugumana n'intama babahaye, ko nibibeshye bakavayo nta n'umwe uzasubira mu rugo rwe, ko no kuzabashyingura bizaba ikibazo. Bari babizi. Ikindi cya gatatu, bababwiye ko mu gihe hazaba hari ibibazo, akantu k'akanama cyangwa ku iteraniro rizabera i Kabgayi batagomba kujyayo. Ibyo bintu byari bizwi, bari babizi, barabihinyura. Ibyo bintu ntabwo bivugwa, ariko ibyo bintu biri mu mpamvu nyinshi Kiliziya mubona iceceka itavuga. Ku byerekeye abihaye Imana,
bariya abana b'ikibeho batumwe kubihaye Imana ndetse no mu bagize komisiyo bababwira bati muhindure imyitwarire yanyu, mukuramo amavara yanyu n'imisaraba yanyu mukajya mu manama. Ibyo bintu mubihagarike, muhamagarira abakristu kubana no gukundana. Ibyo bintu bakumva ari nk'amateka. Bikira Mariya yaranabivuze na nyuma ati natumyeho abo bantu bagombaga kwakira ubutumwa bwanjye bakabwandika kugira ngo n'isi izabimenye, uzamenye ko mu butaka. Aba bantu abari bagize komisiyo babashyira ubutumwa uko bwanditswe Bikira Mariya yabitegetse cyangwa Yezu yabitegetse, babibona bakabona biteye ubwoba, ariko bavugaga ibyo bintu by'abantu bazicana bati igihugu kirimo amahoro n'umudendezo, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Bababwira bati murimo muritwara nk'abantu babo hanze, ngo kuki ibyo Bikira Mariya yatinyuka akaza kubibwira mwebwe kandi yagombye kuza akabitwibwira twebwe bihaye Imana. Ukuri se niko ari kuriho, amaso ntiyabonaga, abantu ntibababonaga, buri wese yamuhamagariraga guhinduka, guhamagarira abakristu gukundana, guhamagarira abakristu kubana kivandimwe. Abo bategetsi, abo bayobozi bose boherezaga ubwo butumwa babasabaga kutigwizaho ibintu, babasabaga gusangira n'abandi, babasabaga guharanira ukuri no kutarenganya abantu. Ibyo bintu muri birya bihe gutinyuka ukavuga ibintu nk'abirya, barakubohaga, baragufungaga, barafunzwe bariya abana. Ariko nk'ibyo ntibivugwa, ahubwo niyo batangiye no kubivuga abantu usanga aribo b'abantu barakara, ngo abo bantu b'amabonekerwa ibyo bintu n'ibiki bashaka kubazibya umunwa. Kandi ibyo bintu byarabayeho. Kubera iki? Kubera ko hari abantu bafite ibyo bishinja. Niba kiliziya barayisabaga kugira ngo ibanisha abakristu, ibanisha abantu neza, irengere abarengana, bavugire abarengana, ariko ntabwo byakozwe. Nabyo byatugejeje hariya. Ibyo byose ni ubutumwa bwa Kibeho bwavugaga. Ni nayo mpamvu hari aho mu butumwa Yezu ubwe hagaba abana kugira ngo bajyane muri abo bantu batandukanye, ari abo bihaye Imana, ari abo bategetsi, ari abo bavugaga rikijyana. Hari aho za komisiyo n'abandi bantu bari hanze bababonaga abo bantu barimo bagenda muri abo bantu bakomeye n'abandi, bo umuntu akatangira gutekereza ko abo bana bajyanywe n'ibintu by'indonke, ariko babaga bafite ibyo bagiye kubabwira, bafite ubutumwa babashyiriye. Ibyo bintu byose nibyo byatumye na komisiyo isa nk'ivuga ngo hari abana bahamagara ngo bakabasuzugura, ngo barimo bari abo bantu b'abakire, ngo bibere muri abo bantu b'abakire. Buri muntu wese Imana ibizi icyo umuntu ashoboye n'icyo yagikoresha kugira ngo abandi babeho neza. N'iki cyabuze mu Rwanda rero. Ariko ntihazagire umuntu ubeshya ngo ntago bamubwiye, ntihazagire umwihaye Imana uvuga ngo ntago babwiye kiliziya, ntihazagire umuntu wari umuyobozi uvuga ngo ntabwo bigize bagerwaho ngo baharanire icyatuma abanyarwanda babana mu mahoro, ku buryo ibintu bitagomba kugera kuriya byabaye 1994. Ngibyo urebye icyitwaga ubutumwa muri kirya gihe mbere ya 1994. Iyo biza kwitabwaho, iyo baza kureka ibintu byose bikavugwa, kuko hari naho byageze Yezu amaze kubona ko abo bihaye Imana abwira, abo bategetsi babwira badashaka kumva, ageze ahabwira abana ati
ntimuzongere kugira ikintu mubwira komisiyo kuko barananiye nkaho kuvuga ngo abantu bazirwariza niko icyo byatuzaniye rero n'ibiriya icyo navuga ubutumwa bwa Kibeho bwari buje kumara bwaduhamagariraga gusenga no kubana kivandimwe mu rukundo. Baravuga abantu ngo iyo ngira yari ijambo ngo nuko yaje itinze ni ikibazo rwose kandi birababaje. None rero muri kano kanya watubwiye ababonekewe Kiliziya Gatolika bemera abandi ntibihakane ko ntinabyemeze wabwa Kiliziya Gatolika nawe wera usanga nyine isa nkaho yigengesera mu bintu bimwe na bimwe kuko harabo yamaze kwemeza ko ngo yemera Kiliziya Gatolika yemera ko babonekewe bari batatu gusa barimo nyine uri Alphonsine Natalia na Marie Claire ariko abandi basigaye ntabwo yavuze ko batabonekewe ntabwo yigeze yemeza ngo uvuge ngo ntabwo wabonekewe ngo ntabwo byanga se batega imitwe reka da ubwende ngo nabo ntabwo ntawamenya niba wenda azagirwa nayo yongeye kabisuzuma kareba ko byagenda nose muri kino gihe mukanya bakunze kugenda uvuga ngo amabonekerwa hari abagikomeza bihagaze gute muri kano kanya bwana Karigiste hari abagibonekerwa benshi cyangwa ni Mukiza Valentine ubonekewe wenyine gusa cyangwa hari abandi babuze bagibonekewe muri kino gihe muri bari abana muri ntabwo bakira abana kubera ko ubu barakuze ibyanga binoga ntabwo bakira abana. Ngarutse inyuma gato uravuze uti ntabwo Kiliziya yigeze ivuga ko batabonekerwa ati yemeje batatu ariko abana ntabwo bavuga ko batabonekerwa. Icyo kintu ni ikintu kugeza ubu ngubu gisa nkaho ari nk'ikintu bashyize basa nk'ababundikiye kuko iyo ugize ububaza rimwe na rimwe barakubwira ngo ntabwo ngo rwose Kiliziya yemeje batatu ngo nta bandi kubera ko niko babyigisha niko babivuga ariko iyo usubiye inyuma ku munsi bavuzeho ko hemejwe batatu babonekewe Kibeho abantu bajye basoma neza ibivugwa bavuze ko bemeje ko Bikira Mariya yabonekeye Kibeho icyo ni ikintu kimwe ati twemera ko yabonekeye abana batatu icyo ni ikindi niko musenyeri ubwe wa diyoseze ya Gikongoro we yivukiye. Noneho mugenze ikintu burya tujya twumva turebe neza tunagerageze kumva amagambo bahaye ijambo musenyeri Rubwejanga we bakoranaga we bazi ibyo babanyemo aravuga ati we yaravuze mu bwenge bwinshi cyane ati birashimishije kuba hemejwe ko Bikira Mariya yabonekeye Kibeho akabonekera aba bana batatu bitavuga ko hatari abandi yaba yarabonekeye ibyo bazabikurikire mu ijambo yavuze muzabisangamo ako kantu bivuga ngo bitavuga ko nicyo kintu ubu ngubu iyo urebye neza uvuga ko se ibintu ni ibiki noneho abagiye Kibeho niho basubiza inyuma amaso bakavuga bati kandi koko Natalia uri ku Gikongoro muri diyoseze ya Gikongoro Kibeho bati nibyo koko Bikira Mariya yaravuze ko azasigara ku rugo bakongera bakanabihuza bakibuka batari ko Mukiza Valentine uvugwa koko batubwiye ko ari buzaba bucuru ari buzaba umuhererezi ati se niba ibintu by'amabonekerwa byatangiye icyo gihe ko yabonekerwa ku itariki imwe ku mugaragaro ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu buri mwaka kuva icyo gihe muri 1982 kugeza ubu uyu mwaka yewe haba mu ntambara haba imvura yaguye haba hari abantu haba atari abantu amabonekerwa yarabo niyo yaba ari kumwe n'abantu babiri niyo yaba ari wenyine ibonekerwa rirabo ubutumwa bwose burahari kuva icyo gihe kugeza uyu munsi icyo wumva bavuga ngo bamwe abantu benshi bagiye bavuga bati amabonekerwa aracyakomeza nubwo batubwiye ko ari batatu babonekewe Kibeho
niyo mpamvu rero ubona abantu benshi ndetse no mu Rwanda n'aha hanze no mu bihaye Imana, nubwo ku mugaragaro Kiliziya ivuga ngo bemeye batatu ngo abandashwe, nyamara usanga aribo abo bihaye Imana aribo mu ibanga bajya kumushaka. Nyamara ushobora gusanga aribo babihaye Imana bo bati udusabire. None se umuntu yaba avuga ngo umusabire umwihaye Imana? Mbega ibya Kiliziya natwe ubwacu wa mugani mu Rwanda bavuga ngo byaraducanze, byaratuyobeye, kuko harimo ibintu ubona ukibaza ibyo ari byo bikakuyobera. Noneho tuzamuka ubwo nakubwiye amabonekerwa kugera muri 1994, icyo yashaka kutumarira abanyarwanda n'isi yose kugira ngo ibahumure kuri ibi bintu byabaye iwacu, icyo twakoze n'icyo tutakoze. Noneho wenda urambaza uti ayo mabonekerwa bavuga ko agikomeza ageze he, aravuga iki? Ubwo Nyiramukiza Valentina muri 1994 habaye ibonekerwa. Iryo bonekerwa ryabaye hari mu ntambara imeze nabi. Iryo bonekerwa ryateye ibibazo, n'ubu ryamukururiye ibibazo kugeza ubu, ari abantu hanze, ari abayobozi, ari abakera n'abubu, ari abihaye Imana bakera n'abubu. Icyo kibazo, ibyo bintu biracyamukurikirana mu buryo ubu n'ubu, kubera amagambo abiri yavuzwemo muri 1994 mu ntambara. Mu ntambara Bikira Mariya niwe yavuze ati ibi byose mubona byabaye narayibabwiye ntimwashatse kubyumva. Ati uwanjye ararwana agatsinda, uwanjye ararwana agatsinda. Noneho muri iryo bonekerwa aza kuvugamo amagambo asa nkaho naho n'abandi bantu iyo bashatse kubitwara babyumvisha amatwi no mu buryo bwa za politiki cyangwa mu marangamutima, bati yavuze ko Habyarimana yagiye mu ijuru. Urumva umuntu ushaka kubyanaliza asa nk'ushaka kubifata mu buryo politike, uba wirengagije ko hari uburyo ijuru rivuga. Niba ijuru utarigeze rivuga ibyo bibazo byabaye iwacu ngo bambike ubusa abantu, wowe kanaka, we kanaka, we kanaka, kuki abantu barimo bisobanurira ibyo ngibyo? Niba unkundiye wareka nkabisoma kugira ngo byumvikane mu magambo ya Bikira Mariya yivugiye. Niba mumpaye akanya rwose nagira ngo nyine tudera ngaho twumve, ahubwo tuze no kureba ahubwo niba jitoma badafite ahantu bajya bafata ubutumwa cyangwa se message yatanzwe, niba nyine yatanzwe icyo n'ikindi kibazo, ariko ugasanga buri wese aragira ngo ayiyerekezeho. None bikanyibutsa bya bintu byazandagu za magayane usanga bazivugisha n'importe quoi du tout n'importe quoi, ugasanga abantu bose bategereje ngo bazataha ngo magayane yarabivuze, akantu kakomeye ngo magayane yaravuze, ugasanga buri wese agenda abibyaza icyo ashaka ko nibugire ibyo mabonekerwa yakiriho bya politiki ntabwo binashishikaje, ariko reka nkubisomere twivugire kugira ngo twumve neza amagambo atera ibibazo. Ndagira ngo mbabwire ko hari bimwe mufata uko bitari, bikaba byashobora guteza umuntu ingorane kuri roho no ku mubiri. Icyo gihe muri 1994 ubu butumwa bwasohotse mu mwaka wa 2002 hano mu Bubiligi, ariko arimo abwira abantu bari babujemo. Ati icyo gihe muri 1994 hari mu ntambara ikomeye cyane y'amasasu n'intambara y'imitima n'intambara y'amoko. Mumbabarire mwumve neza, sindi kuvuga politiki nk'uko mwe mubivuga. Ndagira ngo basobanurire kuko naje nje kubasobanurira nta gishya mfite. Nababwiye ko intambara ikomeye iri mu mitima yanyu. Mbabwira ko intambara atari y'amasasu, ahubwo intambara iri mu mitima y'abantu ari ikomeye. Mbabwira ko abazaba ari abanjye bazarwana bagatsinda. Ntabwo nashaka kuvuga ko nzajya ku rugamba ngo mfate imbunda, ngo mfate amasasu nk'abari kurwana bicana. Nashaka kuvuga ko umwana wanjye wese uzaba unyizeye, uzaba usenga,
azafata ishapure ye agasenga, akazatsinda shitani izaba ishaka kumugusha, agatsinda shitani iba mu mitima y'abantu benshi. Niyo ntambara navuze. Ntabwo navuze abantu bazajya kurwana bicana cyangwa se bahanganye bateranye imitwe, bateye barebana mu maso. Intambara navuze ni iya roho, kuko nazanywe na roho n'umutima na roho. Ntabwo ngewe naje gutegeka, kandi si byo ngamije. Gusa nuko bamwe babyisobanuriye ukundi, nabyo ndabibasobanuriramo kuko birakomeye. Bamwe bavuga ko navuze ko abari ku butegetsi aribo bazatsinda, kuko no, bamwe bavuga ko navuze ko abari ku butegetsi aribo bazatsinda kuko aribo batsinze. Abari mu buhungiro nabo bati weho washyigikiye bariyo. Ubwo baravuga Valentine ngo weho washyigikiye bariyo, kuko Bikira Mariya yarabivuze, twarabyumvise. Aho nararenganye, ntabwo nabivuze. Navuze ko intambara ikomeye iri mu mitima, mbibasubiriremo, kandi ko abazaba barengana nzabarengana. Ni kuri roho, ntabwo navuze kurengana muri gupfa ubusa. Ngerekaho ndababwira nti umwana wanjye uzabona ageze kure, nuko mugenda mureba hejuru, ntimushishoze ngo mushyire ibintu ku murongo. Naravuze ngo uzaba ageze kure kandi ananiwe azavuga ati mama, ko twagendana gukaba untereranye, urabona zisigaye he? Nkubwiye ntyo, wumva ko ari intambara y'isasu cyangwa se ari iya roho. Ibyo mwese ntababyibutsa, ahubwo mwifatira ibindi, buri muntu akareba ibyo abona agomba kureba. Navuze ko hari umwana wanjye wavuze ati nari ijisho rya benshi, none ndagiye, irisigaye uzaribankanurire. Bamwe mutekereza, buri muntu agatekereza uwe wapfuye. Abategetsi b'igihugu bapfuye, abapadiri se cyangwa abasenyeri. Nongere mbasubiriremo, sinavuze umuntu, nta muntu navuze izina rye. Navuze ko hari umwana wanjye mfite benshi, sinigeze mbisobanura kandi n'ubu simbibasobanurira. Ariko nagira ngo mbabwire ko ibyinshi mwibeshye mukabifata uko bitari. Ari abari mu gihugu bagafata ibintu uko bitari, ari abari hanze bakabifata uko bitari, bigasenya imitima y'abantu ndetse na roho z'abantu, ndetse no mu mutwe mufite ubu ubu ngubu mushaka kubaka, muvuga ko muri inshuti za Bikira Mariya w'ikibeho. Icyo kintu kikaba gihari no muri mwe, kikaba kibarimo. Ndashaka kubinyiga rwose, mwibagirwe ko icyo kintu ko mugitekereza ko atari ko kiri. Ni jewe jyenyine wakivuze, kandi nije uzi umwana wambwiye atyo. Ntawe navuze, nta n'uwo nzababwira. Mwe muvuga ko ari umutegetsi wari ku butegetsi icyo gihe, mugapresiza mukavuga ngo habyara Imana. Ntabyo navuze. Mugashyiraho n'uwari umwungirije. Ntabyo navuze. Yemwe n'abasenyeri, ntabyo navuze. Navuze umwana wanjye wagiye gupfa akavuga gutyo, kandi arahari. Ndabasabye ngo igihe mutekereza mujye mwirinda guhita muvuga. Nababwiye ko iyo umuntu agiye kuvuga akaragura ururimi karindwi. Nababwiye ko gukeka ariko kubeshya, ko icyo mutekereza ko imigambi y'abantu atari yo y'Imana. Rwose ndabasabye mureke gusenya imitima yanyu, ahubwo muyubake, mukundane bamwe n'abandi, buri muntu atarebye uko ari, atarebye ubwoko n'uturere, ahubwo mukundane nk'uko mwakunzwe, mukundane nk'uko mwaremwe. Rwose ndabasabye, ndabingize rwose ngo mwibagirwe ibyo byose, mwicishe bugufi, mukundane, kuko byarambabaje. Ari nabyo bituma mucika amacakubiri mu masengesho, ari nabyo bituma buri muntu asenga ahuzagurika. Rwose ndabasabye, ndabinginze kuri uyu munsi kugira ngo mukundane, ejo mutazivana amata ku munwa, ejo mutazatatana, kandi mwagombye kubakana. Ngiyo message ya Bikira Mariya abantu usanga nabyo uyu mwana Nyiramukiza yazize cyane, ngo na Bikira Mariya we bashyigikiye abatsinze. Ariko akabazo gato ka tekinike, ubwo message urufuza ari ndende cyane gutyo imeze. Harya ubwo Valentine yagiyeyo abifata mu mutwe akabyandukura, cyangwa se bafata ibyo mufata amajwi, bigenda bita kugira ngo message ze ize kwandukurwa gutyo de façon fidèle, kandi umva ari birebire cyane. Tekinoloji se ko iriho, gusa iyo tuvugana byose turimo tuvugana ejo ntibazabyumva. Kandi washaka
kuvuga kwandukura amagambo navuze cyangwa yavuze yayandukura. Ariko njye nenzi ko iyo barimo kubonekerwa umuntu yumva Valentina gusa amagambo Bikira Mariya avuga ntawe yumva ku buryo wayandukura. Urabyumva none se uyo tuganira cyangwa iyo tuvuga umuntu byarujise ntamenya ko mvuze cyangwa nawe ukamenya ko uvuze kuko ndakubaza ukansubiza cyangwa ukambaza nkagusubiza kandi ubuzi ibyo byaba n'ikibazo twarabyumve byagiye no kuri Radio Rwanda muri icyo gihe kuzi ko rwose haragiye byazo rwose bikaba kuva par televiziyo ikabikurikirana Radio Rwanda ikabikurikirana ariko nyina nzi ko twumvaga gusa ibisubizo nako ibibazo cyangwa se no kuvuga amagambo yavaga mu kanwa k'umwana urimo kubonekerwa niyo yumvikanaga gusa ntabwo ahubwo abantu bose bimvaga ze wenda agava gutekereza batira ubwo avuze kuriya nuko yaramubwiye kuriya gusa ariko ntabwo twese twumva amagambo ya Bikira Mariya cyangwa ya Yezu ya nyirayo asohoka cyangwa abakurikiye ushobora kuba utarigeze ugira Kibeho mubonekerwa ndakumvise ntabwo ndageraho rwose ngera rimwe rwose nanjye nabeze nkawe nanjye amabonekerwa y'ikiyo nanjye yatangiye ni mu wa mbere secondaire nanjye niga mu seminari urabizi nawe wabivuze mu kanya batubuza kubyegera rwose ibyo bintu kubigendera kure apadiri baradufunga rwose batubuza kujya kubonekerwa kubyava kureba amabonekerwa yacu ndetse byarampemukiye kuko byanarangiye nyuma nko kubipinga cyane ubwo numvaga ari ibintu kwa padiri bitubwiye nyine tumumva nyine ari ibyo nyine abana bahangijwe gusa baraho ngaho noneho birayibiza kurangira kizeye imirimo batatu gusa cyangwa tutanabikurikiranye ngo tubikurikirane hafi ngo tumenye ibyari birimo mu by'ukuri niyo mpamvu nyine tuba tubikurikirana nyine abeke nuza ariko nawe byabaye ndi mukuru mu seminari ariko ntabwo nigeze mbikurikirana na nyuma yose ngeze nk'ikibeho rwose njye kubikirana rwose bijyaye burya n'ubushake bw'umuntu ariko ntabwo warenganya burya muri cya gihe tuba mu seminari ntabwo Bibiliya Kiriziya abayituyoboraga bari ukuri kuko birya bintu byari bije ntabwo Kiriziya itari yafataho icyemezo burya rero bari mukuri ubu wenda ubu niho umuntu bavuga uti iyo bandika nanjye nkajya kwirebera ibyo bintu byose nkabikurikirana byose ibyago nuko nibo mbyumva ko byabayeho ariko sinshobora kubikurikirana rero ariko ubutaha ndetse uzagiye kuri za YouTube hari amabonekerwa arimo abaho wumva barabivuga rwose cyangwa nzakubwira ubutaha uzaze wirebe kuko iyo ubyumva unabireba niho umva ibintu neza uko bimeze ukawumenya ko Bikira Mariya avuze ukamenya ni na message ye none ukamenya n'amagambo amaze kuko aramubaza avuga ati se uheruka ibi nibi navuga ati oya ati se aho nagutumye wenda gute umwana akamusubiza icyo gihe tubyumva nyine ko harimo aganira n'umuntu sibyo ni muri ubwo buryo n'ibyo byose iyo bivuzwe turabyandika cyangwa se abantu bakabyarujisitara nyuma ugafata ikaramu yawe ijambo ku ijambo kugeza ibyo bintu ijambo ku ijambo ariko nyine ukurikirana ibyo Vesina avuga ibyo Bikira Mariya avuga niyo Vesina akabikubwira ati yarambwiye gutya mvuga hari kumva nk'iyo musaje nk'iyo tirade duhaye mu kanya ni ndende cyane ku buryo utayideduiza mu kibazo kimwe amubwiye gutyo no ni ndende cyane ndavuga ibintu byinshi cyane abona ko kariya nakantu nkuyemo gashaka kukwereka ni nawe urashaka kujya kwereka ibibazo uyu uriya mwana afite ubu ngubu wenda hari n'abantu bari mu Rwanda bashobora kuba bumva ko Valentina kuko bamuvuga ukundi kuko batigeze babyumva batigeze banamwiyumvira ariko iyo ngusomeye nti dore none se n'umuntu wabyumvaga ko ari amagambo asa nkaho avuga ati nababwiye kera nababwiye ibi nibi nababwiye ibi nibi nababwiye ibi nibi ntabwo ari we yabwiraga abantu bamwumvaga bari baraho ngaho rero byarabaye muri apparition publique kuko usobanuriye neza hari amabonekerwa yo kumugaragaro hakaba n'amabonekerwa privé ibyo amabonekerwa privé ntabwo tumenye ibiberamo kereka gusa iyo bashatse kumubwira ati yaba ari Yezu yaba ari bakamubwira ati nagira ngo uhe ubutumwa uzampera abantu mushobora kuba ari ubutumwa bwanditse azatangaza nkuko bushobora no kuba ubutumwa ashobora kuvuga ati mfite genda ubu butumwa uzagenda ubumpere Celestine babukureba ubwo we babukureba ariko ugwenda butareba abandi nuko witwara wenda
bitewe wenda n'ikibazo ushobora kuba ugiye agashaka kuguhumuriza, bitewe wenda n'ibibazo wibaza, nk'uko wabonye hariya Musenyeri Rugejanga yari afite ibintu yari afite yibaza, ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko we buriya arabizi. Kimwe nk'uko Gahamanyi nawe yari afite ikibazo, avuga ati uzamusaba ikimenyetso, yaragisabye arakimubwira. Icyo kimenyetso kugeza ubu ngubu uwakimuhaye, uzi ko twaje kubimenya nyuma ko ari Valentine wakimuhaye. Bikira Mariya hari ahantu yaje kubivuga ejo bundi rwose, amubwira ati icyo uzira, ibyo uzira ndabizi kandi ibyo uzira ni ibi. Wenda nyuma naza kwerekana izindi message yagiye abivugamo, ariko wenda dukomeze. Badukomeye ko n'amatariki n'abasana n'abarwayi mu kuducika, nabwo ntabwo ntikwavuze ko karinga itangira avuga nti tubona bitangiye kuba birebire cyane, wenda byarambira abantu. Byazanga ko tubigaruka ko rwose kugira ngo dukore iki kiganiro kugira ngo tugere ko nagira ngo mbere ko tugira rwose iyo byerekeye izo message urumva ko ni nyinshi cyane. Urumva ko ari nyinshi cyane, urumva niba niko niba kwimagine, ko niba gutekereza niba kuva icyo gihe kuva muri 80 na kangahe na kabiri kugeza n'ubwo we Valentine atarigeze ahagarara kubonekerwa, kandi njya numva bavuga ko abonekerwa nyine bari mu mwaka publiquement bari mu gatanu niba ntibeya, ubundi akaboneka kenshi cyane, akaboneka kenshi en privé. Urumva ko bashobora kwandika iyo ndiko kino kiganiro message nashoboye kugira ngo ngewe nazo ari nyinshi cyane ku buryo wenda naguciye mu ijambo. Yego, muri iyi myaka ya nyuma, myaka ya nyuma hasohotse ibintu byinshi cyane. Urumva hari ibintu nyine byabaye mbere ya 1994 abantu batanazi, kuko ubu kubera abantu bagiye batatana, abandi bitabye Imana, hari ibintu byinshi byadisparishije biri kiliziya ibundikiye. Ndashaka ko yasohoka, nta muntu ushobora kubigiraho access, kuko wenda ugize access hari ibintu wasanga hari abo byajena mu buryo ubunubu. Ariko ibyo bintu byose kubera ko babihishe badashaka kubivuga, ubu noneho Bikira Mariya gutangira kuza kubyivugira. Ubu nk'ibyo by'abasenyeri ntabwo twari tubizi ko hari message yahaye abasenyeri ababuza kuva mu ngo zabo. Ntabwo twari tuzi ko niba pfa batazashyingurwa cyangwa bazagwa ku gasi. Ntabwo turi tuzi ibyo, ariko ibyo byose arimo aragenda bisohora, abivuga ati ibidori ibintu babahisha ibintu, none mureke mbibwirire. Ariko ntekereza ko ibyo bintu atari mu Rwanda byonyine atakize u Rwanda byihariye gusa kiza gaturika, kuko niyo turege kandi Mabonekerwa ahandi ngo hajya hatangwa ubutumwa bwihariye, wenda nk'ubure papa mfate nk'urugero rwose ufatika. Twabonye muri no minsi uyu papa François arimo kwa gatanu ejo bundi arimo konsakara navuga yegurira Uburusiya na Ukraine, ahubwo yegurira Bikira Mariya. Ariko abatubwiye bavuze ko ngo buriya butumwa byarimo gukora, nubwo wenda papa mbere bagerageje kubikora mbere ntabwo nabigeze ku ndunduro, ariko bivuga ko ngo byari byaratanzwe n'umuntu yabonekewe hariya i Fatima muri Portugal kera cyane mu myaka 40 ishize, ku buryo ibintu bari baribitse babigira ibanga, bakabigira ibanga umugani wawe. Ukibaza uti se kizaga turimo kugira ngo ibintu nk'ibyo nyine bibundara umugani wawe nkoresha ijambo ryawe biterwa n'iki? Se ntabwo yo ntabwo bayifuza se ko abantu nabo bagira agakiza. Icyo ndimo nibaza ngewe ubu ngubu, ariko nsa nk'ubabigusobanuriye nabikubwiye nti ari aba bana bajyanaga ubutumwa bukakaye, kuko ntabwo bashobora, reka nguhe nk'urugero. Nta wenda kandi ibyo nako byanagenze. Yabahaye ubutumwa ababwira ati mwe bapadiri mwikuramo imisaraba yanyu, mwikuramo amavara yanyu, mwebwe babikira, ngo mujye mu bintu by'amanama by'iki. Nta bapadiri bagiye muri politiki, ese n'ababikira bagiye muri politiki? Ibisa n'ibanga. Aramutse abizanye akabivuga ku mugaragaro, kandi wenda akavuga ati kanaka we kanaka nawe kanaka nawe kanaka, nkeka ko ibyo bintu nyine ntabwo bishobora gusohoka, ntibashobora no kubishyira ahagaragara. Kubera iki? Kubera ko hari uwo byamerera nabi, hari amabanga. Kumva ikintu cyatumye abantu bashaka guhindura ubutumwa Yezu yababwiraga bujyanye n'ibi bintu byose byabaye, avuga ati ibi bintu nibi mubireke, ariko abantu bakabinika. Nuko ibyo bintu hari abo byarebaga, abo bantu ntibashaka kugira ngo bashyirwe ahagaragara cyangwa se bavugwe.
kuko wenda ushobora gusanga kiliziya byayigarukaho bavuga bati none ko hari abantu banyu bari bafite mesaje none kuki mutazikize hejuru ubwo rero harimo ibintu byinshi rwose numva kugira ahantu hasa nkaho hashimisha kandi numva amasaha dushanye rwose mubabariye dumaze hafi isaha n'igice turimo tuvuga reka nkomeze mvuga nk'ikintu cyerekeye wenda nakubwiye ibya mbere ya 94 kuko urumva rwose birafata ndumva nawe utegereje ushaka kugira ngo umenye ikintu kuko bavuze nanjye ndabikeneye kugira ngo nzamenye ibyo bintu babwiye abantu babihaye Imana batashaka kugira ngo bashyire ahagaragara niba ari n'amakosa aba yarabaye niba ari n'umuntu waba warakosheje tubimenye umuntu agira ikosa akaribarirwa cyangwa umuntu akicuza umuntu agahinduka ariko bikagira agaragara ntabwo tuzamenya guhinduka niba umuntu atashoboye kuba yakemera avuga ati dore nakoze ikosa ahangaha nakoze amakosa ubwo rero duhereye muri 94 kugeza ubu ngubu ariko mbere yo kugira ngo tugere ngo mabare gatoya ndagira ngo propose kuko ndashaka ko tuzajya n'ikindi kiganiro cyo gusesengura none kandi ubarunye no kubyinjiramo ubwo rwose tutazaga urumwanya n'uhariye mu kwezi koko kari igitaha noneho twongere tucumukurira ahangaha ariko ndaho umwanya wo kujyaho ijambo ry'umusozo umuntu ugira ikibazo ndagira ngo tubaye twumvikanye kuri procedure yo gukora kuko si no kiganiro cyifata amasaha 2 cyangwa 3 usanga kibaye kirekire kirambiye abantu ariko tubaye duhaye ubwo twatanze uyu mutwe twatanze historique y'uko byagenze tugiye tugaragaza zimwe muri message zagiye zitangwa kira gihe noneho tukazagaruka no tugaragara no muri kino gihe haravugwa iki noneho nuwe tugobore bwo gutangwa muri kano kanya ndetse bibaye na ngombwa tukavuga bumwe na bumwe kuko harwe mbona rwose usa nkaho aburebye neza koko bwabo bufite abantu bureba ndamutse ndashaka kugira ngo ubwabyanze ngo ufite gufata ubutumwa ukabwerekeza ahantu nkazana ndago zamagayane ariko hari ubwose ibingiye mutsoma muri kano kanya ugasanga ari bifatika birimo kugaragara nk'ibyerekeranye ibintu ngo yaravuze kubyerekeye kirakizo cya 19 ibintu ngo yavuze byerekeye n'intambara zirimo kuzo kano kanya ibintu ngo yaravuze kubyerekeye na Kizito Mihigo cyo ni ibibazo mva twazaganira rwose kandi biravuzwa muri kino gihe ni ibintu twazaganira ku buryo bwihariye ariko no twanabirenga tugasesengura noneho ibintu abakristu abantu bemera Imana bagombye kwitwara bate ese abatemera Imana bo byagombye kugenda gute kubera ko ni handi n'ubundi baraza baratubwira ikibaho ntitwumva n'ubundi birangira bitubayeho twarabyiboneye abanyarwanda ryo aho twabikatira twarabyiboneye muri 1923 abana bari babonye imivu y'amaraso babonye ubuhanga bw'abantu abantu batinyamara abandi batubwakada cyabaye intambara yaturuka urumva kujya gutangira kubwira abantu muri 1923 ngo hazaba intambara bakugira umuti w'amenyo agasika cyangwa batavuga urwamenyo rwose kandi koko ariko byarangiye tubibonye niyo mpamvu njya rwose twase kiri kiganiro tuvuze ibintu nyamara mwabyirengagiza mutabyirengagiza niba byavuzwe nuko bisaba kuko yarateseda yaro president twayibonyeho reka nkureke kuba kitegereza cyagize kuri nyine kiteze yagiye ku ndunduro ariko rwose ko abantu twagazamura ko ni birebire kandi nageza ko bishobora kuba bikomeye ababyemera akabyemera abatabyemera birabareba sinzi kivuga wowe hoya iyo ukuri ntabwo naje hano kuvuga politiki ntabwo naje kuvuga amahomvu kandi ibyo mvuga ntabwo ari ibiva mu mutwe wanjye twumvikane ntabwo ari ibiva mu mutwe wanjye genda kubwira nti Bikira Mariya yaravuga ibi ngibi ushobora kubyemera cyangwa akanabikora byagaruza bishobora kuba ushobora kuba nk'uko byagenze nyine bababwira bati nyamara imbere hari ibintu bikomeye bihari ati igihugu cyuzuyemo amahoro n'umudendezo ariko se igihugu cyaje kuko cyari cyuzuye amahoro n'umudendezo ibyabaye se ntibyabiha amaso n'iki ni nayo mpamvu Bikira Mariya na mbere yo kugira ngo n'ubu ngubu ubutumwa atanga mbere yo kugira ngo agire n'ikindi kintu avuga ngo ni gishya ahera inyuma buri gihe yereka ko dore ibyo nababwiye ntimwanyumvise kandi mwarabonye dore ubu ndababwira nyamuneka niba mutarabonye murashaka kongera kubona bundi bushya aho rero niho yaba abanyarwanda ubwabo akenshi
byaba isi yose arimo avuga wenda wavuze nk'icyorezo iki cyorezo ntabwo nta si ibintu mpimba agiye mvuga ibyo ngiye nsubiramo ibyo Bikira Mariya yavuze wenda uwandakarira ngo navuze ibyo Bikira Mariya yavuze ni dogo niho kwa kundi washaka kuvuga ngo umuntu yakubwira ati uti nasomye igitabo bavuga ibi wowe ushobora kubyakira cyangwa ukabireka n'uwasomye icyo gihe iyo batubwira muri 81 na 2 kugeza ejo bundi batubwira batamaraso azameneka harabavugaga ko igihugu cyuze mu mudendezo nta n'intambara ishobora kuhaba nta n'uwatekereza ko ishobora kuba ari intambara nta n'uwatekereza ko abantu bashobora kwicana muri buriya buryo ariko barabivugaga bagatuma ku bantu abavuga ntabwo Bikira Mariya kujya kohereza umwana ngo agende ajye harya mu cyaro ahantu kumutininya kugeza yavuga rigahita yatumaga ku bantu bashoboye bashobora kuvuga rikijya bashobora kugira icyo bakora rero Bikira Mariya aracyakunda abanyarwanda nk'uko yabakunze kuva kera n'ubu arabakunda ahora abashakira icyiza ni nayo mpamvu ahora abatumaho ntihazagire uwo birakaza ahubwo ajya yireba avuga ati se nakora iki kugira ngo uyu mubyeyi ushaka ko abantu bameze gutya kuko bwa butumwa yataraga mbere bwari urukundo bwari ukubana bwari ukugirana gusananirana byari kudashaka ababuza abantu kwigwizaho ibintu byari ukubabwira ngo wowe muntu ushoboye umva udashoboye umva udafite imbaraga umva udafite icyo kurya umva umukene nibwo rukundo kuko ntabwo washobora kumenya gukunda undi muntu ubwo utabanje kwikunda niba ntinya inzara ntabwo nakifuza ko undi yagira inzara niba ntinya gupfa ubwanjye kuki nashikica undi niba nshaka kwambara neza ntambaye ubusa kuki nabona undi yambaye ubusa nkakora nkaho ntacyo bivuze ibyo nibyo Bikira Mariya yavuga ati banza wikunde none umenye no gukunda undi nicyo yashatse kuvuga ni nabyo n'ubu arimo ahamagarira abantu rero gukora ibyo rero tuzabibona duhereye mu butumwa noneho ubu arimo agenda abwira abanyarwanda avuga ati narababwiye ntimwanyumva mwabonye uko ibintu byagenze ati none dore ko ibintu bimeze dore uko mbibona dore icyo mbifuzaho kugira ngo muharanire ikintu cyitwa urukundo hagati y'abantu urakoze rwose bwana Karixite rwose kino kiganiro no kuduha kugira ngo abantu twibaze ibibazo byinshi cyane ku byerekeranye nyine n'ayo mabonekerwa udufashe kugira ngo tubisobanukirweho neza urakoze rero numva twadusoreje aho ngaho rero ubutaha tuzacumbukure tuvuga tuti nk'uko rwose bivuze simbisubiramo rwose turebe ubutumwa arimo gutanga muri kano kanya noneho tuzanabona n'umwanya wo kwibaza n'ibibazo rero noneho kuki nabonye rwose nka Kiliziya Gatorika ya hano mu Bubiligi yarasohoye itangazo risa nkaho rivuga ko ngo nta mabonekerwa aba hano ni ibintu tuzagaruka twitonze ko ni itangazo nongera ngo twabonye nkayishakisha kugira ngo nongere mbe ndifite imbere yanjye ariko nzi ko numva nigeze gusoma quelque part tubicukumbe ngo tubiganireho urakoze rero umugoroba mwiza rero uhana Imana ngo nawe utaha yego namwe Imana ibaha umugisha kandi twese nyagasana bari natwe urakoze cyane rwose dushima Imana ko kubera ko rwose dufashe kugira kino kiganiro ubwo ngubwo naho utaha tuti mukurikira Radio URUMURI ndabona bimaze kuba 4:21 mu hundi rero rwose mbashimira ko madukukiye muri benshi ko bisanzwe n'amakomantere mugira mutanga yose tuyagaruka umunsi nyine tuyaganiraho kugira ngo nyine mwumve ko itegerezo nyine tubiha agaciro reka rero mbasezereho rwose mbaragize Imana ngira nti muharyana muramukana Imana tubona ubutaha ni muhorana Imana.